abagendaga baterana amada mu byumba by'amasengesho no mu nsengero cyangwa bagasambanya abakristukazi. Urumva umuntu usambanya umukristu waje amugana ntabwo ari kimwe n'usambanya umuseriveri, sibyo se? Naratunguwe cyane abantu b'Imana bakabaye bafasha sosiyete kwiyubaka, bakabaye bafasha Minuba umwe muri gahunda yashyiriweho minisiteri yaje tuyishaka, nkasanga bari babize naho ntawe bataniye na bafata ku mavuta. Nese iyo umuntu yise undi umugande, undi akamwita umunyamarawi, undi akamwita umunyabujumbura, ubwo ubugira ngo habura iki usibye kwihisha mu rusengero ari hanze. Dr. Bizimana yagira akazi kenshi. Hari ibiganiro byabaye yego nka 4, 2 byo mu ibanga na 2 byo mu ruhame. Yego, ikiganiro cya mbere mu ibanga, Karegeya Omar Pano, nanone turabasuhuje, twizere ko mumeze neza cyane. Abakurikira KOP umunsi ku munsi turabashimiye, ni iby'agaciro kongera kubasanga hano, tukongera tukaganira, tukungurana ibitekerezo mu metero tugenda dufashwamo na Bwana Karegeya Omar Jean Baptiste. Nongeye no gusuhuza muha n'ikaze kuri KOP. Murakoze cyane. Umeze mute? Nibisanzwe ku wa mbere umuntu aba afite imbaduko, impagarike n'ubugingo, ko umuntu aba yaruhutse. Twakoze na siporo, ejo yari car free day. Yego. Twahuriyemo bose ndabasuhuje. Abari ku magare ndabasuhuje, abari bagenda mucaka bisanzwe, bagendaga batera intambwe, abari muri stretching, bose. Wowe wakoreye he? Nakoreye iriya mbuga bamaze iminsi batunganya hagati ya convention na case na KBC na Kigali Height. Yego, ndahabona. Ni bo n'umuhanda kuva hano kuva peyaje ukazamuka ubwo wanyuze no kuri bya biro komeza. Yego. Okay, so Karegeya rero uyu munsi nyemerera n'ubundi ntabwo turi bujye kure cyane y'imyemerere n'amadini, kuko nabyo bifite amasomo, ntabwo biba biri kure cyane y'umuryango ibyo, kubera ko ni ibintu bimaze iminsi bigarukwaho ndetse n'inzego zibishinzwe zigafata ibyemezo binyuranye. Twabanje kubona itangazo ryambura ubuzima gatozi yitwa Grace Room ya Julienne. Ngira ngo ni n'ubwa mbere ugiye kubivuga hano kuri KOP, kuko wari wavuze ko iyi case wari waretse kuyivugaho, utegereje ko abandi bose babanza bakavuga, nawe ugakomeza uyungura urucagura. Ariko kandi bidatinze tuba tubonye n'ibaruwa yandikiwe Musenyeri Baritazari. Ni ukuvuga ngo Diocese ya Ruhango nayo Kabgayi yego, ni ya Kabgayi, ahitwa kwa Yezu Nyirimpuhwe, naho bati habaye hahagaritswe by'agateganyo. Ibyo bifite icyo bivuze, ariko kandi mbere na mbere bifite naho bitandukaniye. Wenda mpereye aho ngaho nyirizina itandukaniro ry'izi nyandiko za RGB n'uburyo ibi bikorwa byahagaritswemo, niho wahera noneho tukajya mu bikorwa nyirizina, ibyo bitangaza bivugwa n'ibyagiye bitera muri rusange iryo hagarikwa. Ugende gake aho bihuriye nuko byose byavuye mu rwego rumwe. Yego, icyo nicyo 100%. Ariko format yego ntabwo ari imwe, zose ni RGB yanditse. Yego, ariko kwa Julienne twabonye itangazo rigenewe abanyarwanda. Kuri Musenyeri Batazari twabonye ibaruwa yandikiwe Musenyeri wa Diocese Gatolika ya Kabgayi. Iyo ni itandukaniro rya mbere. Irya kabiri nuko Julienne yari ministry
uko babivuga Yego. mu mategeko ya RGB cyangwa amabwiriza, minisitiri ni nk'ishami rishamikiye ku itorero runaka. So mu byo bavugaga banditse bavuga muri iryo tangazo bavuga ko gusenga bitari mu byo yemerewe, nuko gusenga byemerewe itorero ashamikiyeho. Yego. Ariko rumva ibaruwa iryo tangazo nubwo ari byo ndi buvuge ntemeranyaho n'imikorere ya Julienne, ariko si ntibivanaho kumufata nk'uwarenganyijwe na RGB cyangwa se RGB ikaba yararenganyije n'abanyarwanda, kuko itangazo ryayo rya paragraph imwe nta details zirimo. Ijambo bavugamo ngo nugusenga atabyemerewe. Yego. Kandi we yambuwe icya kabiri, iyindi difference, we yambuwe icyangombwa burundu. Yego. Mu gihe kwa Yozi Nyirimpuhwe muri diocese ya Kabgayi hafunzwe by'agateganyo. Turaza kubireba. Noneho impamvu Julienne mufata nk'uwa RGB yarenganije, nk'uko nabivuze, wari mu mbazo uti kuki watinze kubivuga. Icya mbere ku itariki 10 RGB isohora itangazo, nahise mbikoraho ikiganiro mvuga uko mbibona nitaye ku bindi. Ko uriya mudamu nari narigeze guhura nawe ku muganda usoza ukwezi kwa 11 oya kwa 10, kuko usoza ukwa 11 nawukoreye Rubavu. Uwo kwa 10 niwo twakoranye hariya Inyarutarama dutera ibiti. Yego. Atanga n'imbuto z'ibiti mu bigo by'amashuri. Ndabyibutse. Niho namubonye mbona ari umugore uri smart, ufite n'abantu bambaye neza bari bazanye mu muganda. Ndabyibutse wabitubwiyeho no mu kiganiro. Itangazo risohoka nakoze ikiganiro nta na kimwe nitayeho ibyo byose. Nta details na nkeya ndabona. Ariko ko itangazo ryarimo detail nkeya ku buryo ngewe nabonaga ko gusenga bitaba icyaha. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, amaze imyaka asenga 3 mu cyumweru, RGB ikorera mu murenge umwe naho akorera nta kivuze. Yego. Uri kubyumva? Icya gatatu kakarengane navugaga nuko bamwambuye icyangombwa aho kugira ngo bamubwire ngo hagarika ibyo utemerewe uguma nibyo wemerewe. Yego. Aho rero niho mbona karengane. Ariko nyuma ngendamo na detail zidasobanura ko RGB iri mu murongo, ahubwo zisobanura wenda uburyo yakabaye wenda yaranagiriwe inama hakiri kare cyangwa agahagarikwa hakiri kare. Yego. So impamvu rero natinze kubivugaho hano nuko uko nari nabivuze nari nkeneye kubanza kumva abandi icyo babivugaho, amadetail akagenda aza, ubuhamya, ibindi agenda kashe ziri inyuma. Icyo ni kimwe. Yego. Icya kabiri nuko ngewe maze iminsi mbwira abantu umugani wa Sebwugugu. Ari nge sindi Sebwugugu, na Julienne ntiyakabaye Sebwugugu, ariko ba Sebwugugu bariho benshi, kandi ushinzwe kubareba ntajya ahumbya cyane. Sebwugugu nakubwiye ukuntu Imana yari yamuhaye amazi akeneye. Yego. Ayo kunywa, gukaraba mu maso, mbese iramugenera. Imuha agasoko kare kurutuzi dukeya ariko akeneye. Yego. Ntayabure. Sebwugugu baravuga ati no ariko se agasoko kazana gatonyanga, nkeneye no kuhira, nkeneye no gukaraba ibirenge, nkeneye gukaraba 3 ku munsi. Reka ngafukure kazane menshi. Agafukuye hajyamo ibitaka karifunga, abayikozeho. Ba Sebwugugu hano barahari. Yego. Sebwugugu Imana yari yamuhaye uruyuzi rugira amababi abaze. Yego. Ku buryo atabura igisusa, ntabura ubututu, ntabura igihaza. Yego. Ariko ntasagura ibyo guha rubanda. Sebwugugu arareba atari kose nyiraka naka ko nakabaye muha igihaza, uru ruyuzi ruzana igihaza kimwe mu kwe. Sebwugugu ati uruyuzi ntago ruri kumpa ibyo nshaka. Yego.
nkeneye ibihaza byo guha inshuti n'abavandimwe, nkeneye ibisusa byinshi, aragenda n'akananjoro arakupakupa ararukomeretsa. Ubwo na cya gihaza kimwe yabonaga kirabuze. Umugani wa Sebwugugu twawize muri segonderi mu gitabo Comprendre les exprimer, nubwo ntibuka Tom iyo ariyo. Yego. Nabahaye n'urundi rugero ejo bundi umuntu Sebwugugu wa kino gihe. Yego. Hari abantu twari kumwe mu mahugurwa narabivuze i Musanze, umuntu wo muri ba bantu twita batinganye. Yego. Nubwo batabyemera nanjye siko mbita, nuko nibyo ngiye muri ya abbreviation byaba bivuga abatinganye. Avuga ati no ntabwo duhagarariwe mu midugudu. Umugabo w'umuhanga wo ministre witwa William avuga ati ariko ati Imana iguhaye avoka. Buri munsi wemerewe ivoka ihiye izajya yimanura uyirye. Yego. Shimi iyo ngiye imwe ku munsi. Ariko nujya gutigisa igiti cy'avoka ngo hamanuke nyinshi ubone n'izuha inshuti. Haramanukamo n'izikarata ntuzirya zigukaratire cyane. Kandi nizimanukira rimwe izejo nturaba ukizibonye. Ako gasomo karamfashije cyane. So rero hari ba Sebwugugu uha amakaroni yo kurya. Yego. Agashaka n'amakaro yo kubaka. Ugize Imana ugeze ku isahani y'amakaroni ariko uti mpaka n'amakaro. Yego. Uko barangira urabizi cyane. So rero ni ukuvuga ngo impamvu ntanze rino somo ari kuri nge ari no kuri Julienne. Urumva nge niyo mpamvu natinze kumukoraho ikiganiro. Umunsi turi tariki 19 icyambere nagikoze ku 10. Yego. Iyo nkora icyo ku 10, 11 nkakora ikindi 10 byari kuba ari iki gamije iki. Ubona ari kuba ashaka ibihaza byinshi, nari kuba ashaka iki. Cyo ni kimwe. Hanyuma se ubona haye cya kindi we yari kumva ko namuhaye iki. Ni kwa kundi gushaka byinshi byotsa amatama. Ba Sebwugugu ko babaho turabafite muri societe benshi. Julienne nawe yashatse kuba Sebwugugu. Ibyo yakoraga byo gusenga amateraniro ya 3 mu cyumweru bari barabyihanganiye. Hanyuma bukeye akoresha iteraniro muri arena. Ari iminsi 3 baraza. Baruzura. Yego. Arabatiza. Abantu bakavamo bavuga amajwi ataraye abantu. Bidasanzwe. Ura naba n'indimi iyo uvuga indimi z'amahanga ziba ziri decodable niko nabyita. Donc ushobora kumvamo ingombajwi, inyajwi, consonne na voyelle ushobora kubyumva. Urabyumva. Patati sava. Wavuga uti shondoroke. Wabikorera na script. Izo impamvu vuze ngo bavugaga izitari z'abantu ni ibintu utakorera script. Yego. Ubwo nanze kwirwa bivuga hari ababyise guhebeba, hari ababyise kumoka, ariko ntawe nutse. Yego. Bavugaga indimi zitari z'abantu. Byarumvikanaga. Icyo kiraho. Narakurikiranye mbona ubuhamya bubiri. Nkurikije ibyagiye bitangazwa handi. Yego. Ari ubwa Julienne ku giti cye, ari nubwo abantu biwe. Nubwo abandi. Yego. Aho rero niho ruzingiye. D'abord namwise Sebwugugu kubera ko yemerewe gufungura ministry ishamikiye ku itorero ry'umugabo we. Yego. Arasengesha imyaka irahita nta kibazo, ariko arena n'imyambaro y'imyeru ntuza Yorodani nuko ibyo byose ni kwa kundi arimo arashaka ibirenze ibyo yemerewe n'ibyo atemerewe ariko byihanganirwa. Rero ubwo bifate nka RGB kikoze ni Imana yari yamuhaye rwa ruyuzi ariko ashatse ko ruzana byinshi. Yego. Imana igira gutya irarukata ruruma. Ibyo nibyo byabaye. Ariko nkongera nkagomeza mbwira RGB ibi byose izi details turi gutanga uno munsi
na RGB zo yagiye itanga nyuma n'abandi mu kwandika itangazo rigenewe abanyarwanda, izo details zagomba kubamo. Ntabwo bari kuvuga ngo kubera ko usenga bitemewe, oya, urabatiza bava mu mazi bavuga indimi zitazwi, ubuhamya ibintu nk'ibyo bagomba ubuhamya butizewe. Kuko ngewe kumva ngo umuntu ubuje nabikubwiye, ntanga urugero rw'umuntu wakwemereye kwambara costume akakubuza karavate, ariko umusanganye karavate ntabwo umwambura n'isengeri, donc uvuga ngo genda wambaye ubusa noneho kubera ko washyizeho karavate utayemerewe, mubwira uti karavate ntayo twavuganye, vanaho ikureho. Ibyo nibyo, iyo niyo logique. Good. Noneho rero ubuhamya kamere ndahera kubuye, ubuhamya gukora ibitangaza, hari ubwo we yivugira. Yego. Buriya ubuhamya nubwo buri personnel, ubuhamya ni storytelling, nibara nkuru byo mu rwego rwo hejuru. Yego. Mu kubara inkuru kugira ngo abantu batayigiraho akango nonwa, uyibarana. Buriya niyo mpamvu ubona ngewe iyo mvuga ntago izina ry'umuntu niryo ngeraho ntabwo nonwa kurivuga, ariko ubundi bashaka kurisohora, ariko irya ahantu sinarisiga, itariki sinayisiga, imibare irimo sinayireka. Nkurikirana ubuhamya bwe bwinshi. Yego. Ati muri segonderi naratashye nsanga hari umuntu weretswe ko ndi shitani, abanyeshuri bariruka. Naje kumenya ko hari igitangazamakuru cyavuze ko ngo abantu bize ku kigo yizeho, cyane ko atakivuga, abantu bize ku kigo yizeho ngo ntabwo ibyo bintu babizi, abiganye nabo. Akavuga ukuntu ngo yagiye ngo akajya arira muri dotwara animatrice yamuje gusohoka ngo kugira ngo abana batiruka, abandi bati ibyo ntago babivugaho rumwe. Yego. Ubundi yivugiye nabwo numvise ikigaragara cyo kuba yarabyiniye Brenda Fassie fuye, birashoboka kuko wabonaga yashaka n'ikizuru yaba kizi no kubyina byaba ari ibintu bye. Yego. Ariko ukuntu akavuga akaboye ikiwabo ko ariko katumye arokoka abo umurokore, ngo karaye kwidirishya, ngo gafite imyate, niko kamusengeye arakira. Ariko ntabwo yatubwiye ngo kari hehe, cyangwa se wenda kaje mu rusengero rwe kagumya hako tsoke. Mu kubara inkuru hari ibyo wibagirwa ubishaka cyangwa se utabishaka, ariko bigatuma inkuru igirirwa amakenga, igira igihu. Ubwo ni nka wa muntu, hari umuntu wavuze ngo yacukuye toilette, ngo noneho ngo bamwambura birindwi, ngo umuntu wamwambuye yitwa Peter, ariko navuga ati uwo Peter ari hehe, cyangwa naramushatse ngerageza bigenda bite. Icyo gihe rero ubuhamya abantu babugiraho doubt. Hari sangahe, hari metero zingahe, irindi bya Peter yitwa nde, nyirurugo yitwa nde, ibintu nk'ibyo. N'izina ryako ako kaboyi kasengeye Julienne ntabwo arivuga. Ubwo ndimo ndajya mu metero z'abantu numvise bavuga ko ubuhamya bwe harimo ubwaba butari bwo, ngewe nkabiteramo imetero nk'umuntu wize gusesengura, nkareba ibiba byuzuye kugira ngo ubuhamya bube bwo neza, abantu babwumve bud. Ako kaboyi ntabwo akavuga izina naho kari. Ati narasohotse mpita njya mu rusengero, mpita njya muri korari, umushumba wa mbere nta wari uhari, umushumba wa kabiri yari ahari ariwe mugabo wanjye. Rwose ntacyo bitwaye. Ubwo kuva ubwo nyine yahise aba umukristo, yahise aba umurokore, ahita ajya kuri podium, ajya muri korari, ahita abona n'umugabo. Ibyo ni byiza cyane, ubwo n'ubuhamya buba buryoshye. Niba ari byo. Hanyuma icyo gihe ati bahise baza kundeba abo twaraye tubyinana, bavuga ngo tujye Butare. Yego. Ati ndabakwepa, mpita nirukira mu rusengero barambura.
ati abo bandi bagiye nta n'umwe warokotse, hasigaye umwe nawe ugendera mu kagare. Ubundi iyo bari inkuru nk'uko uravuga uti impanuka yabereye aha n'aha, yego yatejwe n'igikamyo kimeze gutya cyangwa iki cyangwa umunyonzi, abantu 5 bahise bapfa cyangwa abandi bagwa mu bitaro, wa wundi uri mu kagare araha n'aha. yego Iyo manuka kuko impanuka zibera mu muhanda ahantu abantu Bareba. bari. Buriya iyo uhise ukurikiza amatariki niba ari mu buhe mwaka uhita umenya ngo ni Rugobagoba, ni mu Nkoto, ni ku Ntenyo, ni donc inkuru igomba kubamo amazina y'ahantu n'imibare ibintu nk'ibyo. yego hari Aho naho data zigomba kuboneka kugira ngo iyo mpanuka yahitanye abo bantu wizere ko bagomba inkuru wayibayemo. kuririmbana nawe. Ubwo ibyo ni ku bijyanye n'ubuzima bwe. yego Ubwo mu kazi yego harimo kesi ebyiri cyangwa n'imwe ikura. Iyo umugore ngo wikaragaga ku mutwe mu rusengero, yego ngo yashinze umutwe hasi arawukaraga hejuru akikaraga ngo Julienne amubonye ariruka arasohoka, afata telefone arasohoka aragenda ahamagara umugabo ngo umutwe hasi amaguru hejuru. Okay, abantu uwo mugore niwe waje kuvamo ngo imyuka mibi imushizemo, ngo avuga ko ababariye umwana we. Ni kese ebyiri ababariye umwana we, ngo uko yinjiraga yakubitaga umwana ku gikuta, umwana we w'imfura w'umukobwa. Uwo uko yikaragaga n'ukuntu yaje gushiramo imyuka mibi. Umugore munini ngo muremure, umva harimo ntuza. Urumva paraporo igihe byabereye abo bantu hariho swati mu rusengero abamo byinshi, ndi kubyumva kabisa. Indi kesi avuga ni iyo umugore wacuruzanyaga na mugenzi we. Noneho ngo indi kesi umugore ngo n'abagore babiri bacuruzaga, umwe famiye imwe babarokore. yego babarokore famiye imwe yarahaye indi igishoro, bafite depo za computer nkaho ngaho kuhita avuga ati bafite amaduka ya computer aho. yego mwibara nkuraho ni sawa. Bacuruzaga iki? Avuze ngo baracuruzaga gusa mu mujyi, yongeraho mu mujyi, ntabwo ari mu Gakinjiro. yego nta nubwo ari Kimironko, nako ni sawa. noneho uwahawe igishoro ntabwo yari azi gukurura abakiriya, ntabona abakiriya bakaba bakeya, bose bakinjira kwa wundi wakimuhaye kubera ko atanga. Birangira amucishirije kandi ari abarokore. yego Ibyo ni ubuhamya bwa Julienne. Uwahawe igishoro arogesha uwakimuhaye. Ararwara mu Rwanda baravuza biranga, bajya mu Buhinde biranga, kandi ubwo uko ajya kwivuza aherekezwa na wa wundi ubimuha. Urabyumva? yego Bavuye mu Buhinde noneho baza kujya gushaka Julienne ngo abasengere. Nabwo barajyana babagore babiri. Asengeye urwaye ngo yari yarananutse pe. Asengeye urwaye akavugamo amazina ya wa wundi umurwaje. Ariko Julienne ntazi amazina yabo bombi. yego Jarasi ntamenye ko Jarasi ari uwo bicaranye. Aza kubimenya wa mugabo aje, umugabo wa wundi urwaye aje kureba, amubwira ati abaza Pastor Julienne ati bigenze madamu bitese urabona ati birakaze, ariko atari umuzimu umurimo witwa kanaka. Ati witwa nde? Kanaka. Atangira gukunja, umugabo atangira gukunja. Ibyo nibara nkuru arakunja ati kanze nkukubitira umugore. Atese urakubituwe,
ati uwo n'uyu niba ari we imyuka yerekanye ni uwukwicaye iruhande sha kamudihe kubite abasenzi nitwe twabahaye igishoro none agiye kunyicira umugore uri kumva ubwo n'ubundi buhamya uba wumva ubwo bwo bujya kubamo akantu kaba nk'ukuri kuko ibyo ni ibisanzwe abantu ntibitura ugira amahirwe agirirwa neza n'uwo yayigiriye umuntu agwaye igishoro cyari ikibazo cy'uko atazi gutanga keya tusa noneho rero hanze y'ubuhamya ubwo ni ubwe bwite ubwa Julienne nyirizina kubera ko bivuze ko nabonye abantu bamwe babugiraho dute yego nanjye ndi gusesengura impamvu bushobora utashyiraho vi y'ijana ku ijana icyatera iyo dute kuko hari aho bibara igice yego kanjye kubw'abantu n'ibitangaza icya mbere ni kese ebyiri ndavuga z'ejo bundi yego nako ebyiri gusa ikibazo byose ni ku bagore ubwo igihe nterehoze n'abagore yego ari uwavuze ko yize gusoma kubera gusenga ni umukobwa ari uwavuze ko umwana yakize sida ni umukobwa ibi byo biranarenze byanatuma RGB izira icya mbere iyo uvuze ubushe twarabivuze iyo uvuze ko umuntu ashobora kumenya gusoma no kwandika atagiye mu ishuri ni nko kuvuga ngo amashuri nafunge baze mu nsengero yego ubwo gahunda ya leta urayirangije RGB ishinzwe governance sibyo se ubwo abana bose bajya birwa mu nsengero akaraka kana kase ntiyabimenya atagiyeyo ni kimwe yego icya kabiri ubushize narabikubwiye mu gihe nyejana tugezemo probability yuko umubyeyi wize atajyana umwana ku ishuri ikubiye gake niko nakubwiye kuko uriya mwana uriya mukobwa yaravugaga ngo ubusigaye ncatana mama na papa none se isiko na nyoko barize wowe ntibakujyana ku ishuri na gahunda ya leta hari na mudugudu wirwa sirikira areba abana batiga icyo cyongereza wagikuye birashoboka ariko nta mubyeyi wize utajyana umwana ku ishuri yego keretse wa wundi utarize wa wundi wize make utabasha no kugura touch yego utagira smartphone so nuva ashobora kuba afite gatoroshi wenda yarize kera ibihe bigahinduka nuko yibera mu cyaro kuri ya mwana suwo mu cyaro mbona mubonye indi case umugore ati hari umugore nawe wabazemo inkuru ati umwana yari avugamo nuko umwana ngo yari kwa nyina wabo i Masaka avuga ko yakize sida yego birashoboka ariko si byo kwamamaza yego indwara uko zikira turakuzi ubwo iyo uvuze ngo amasengesho akiza sida ni ukuvuga ngo Dr Sabe ntacyo umara minisantire amariki reka abapasiteri bavure RBC nta kibazo kaminuza y'u Rwanda faculté ya medicine ntacyo mugende cyane za infirmiere twirwa dushaka zigende poste de santé abapasiteri bavure pharmacie urumva gahunda ya leta wigejeje OMS toka abapasiteri bavure byaba byo bitaba byo nge nta gihamya nabigirira ariko binabaye simvuze ko umuntu adashobora gukira sida biturutse ku mwuka w'Imana pe bitagombereye ngo yasengewe nawe ubwe yakwisengera bigakora cyane rwose si ibyo kuza kuvuga hanyuma rero ibyo iyo ugiye rero ukabitangaza ngo abantu bakira sida kubera gusengerwa uravuze ngo bareke gufata imiti uravuze ngo abaganga bareke kwiga ubuganga bajye kwiga mekanike ariko nabwo uzavuga uti nasengeye imodoka irakira na mekanike zifunga amagaraje afunga hariho umuntu se izo detail ndi kuvuga nizo RGB yagomba kutubwira turagufungiye urabatirisha bakavuga indimi zitazwi urakira ubuhamya butemewe urakinagamamaza yego cya kabiri kwerekana ko umuntu yahoze arwaye sida okay no mu bisanzwe mu kiganga état de santé y'umuntu imenywa na muganga n'umurwayi nyirizina byazamukaho gato bikamenywa n'umurwaza yego ibindi abarenzaho bimenyekana bisabwe
n'urukiko parike cyangwa ribu hari icyo niko bimeze ngende mvuga ngo Jairus arwaye kanseri ngo muganga yabimbwiye ni muganga n'umurwayi babimenya hari indwara zikakaye benforma famille iyo babona zishobora kuba zageza kure nk'iyo bagiye kugutera ikinya iyo bagiye kugukiza nk'urugingo babaza famille ariko ibindi ni iby'umuntu ku giti cye cyo ni kimwe icya kabiri ibijyanye na sida byo ntabwo bijya mu ruhame yego icya gatatu mineur kumumenera amabanga ntabwo ari byo uriya mwana ejo azagira akato ajya kwicara ngo aha sida ntigikira niba wari uyirwaye ngo karabaye bamugendere kure najya muri interina isahane ye bayitinye igitanda cye ntawe ukicaraho niba ajya natira umwana ifoke yego niba ajya muri football bange kumupasa yego akato gakora wenda bamushyira nko mwizamu kumunyezamu ntabwo rero ukora kuri baro ibyo birimo amakosa akomeye ya kubyakira ukenemera ko bijya muri media umuntu yabikongorera mu biro bya pasiteri ariko si ibyo kujya mu itangazamakuru hanyuma rero ubundi abasoma bibiliya cyane abo twabyutse tuvugana bavuga ko ngo na Yezu yakoraga ibitangaza yabwiraga abantu kubihisha yego none hano amadini ya kino gihe barahita babyamamaza nabyo si byo yego umuntu agusengeye ugakira bana ibanga ryawe nawe n'Imana yawe yatumye ukira abantu bahita banabivuga iyo utangiye kuvuga ngo ukize indwara bavuga sehashika ko hari sare ihora yuzuyemo abantu wagiye imasaka ntibariyo manuka mu bitaro privé ntibariyo ese wakijije n'urupfu tukirambira rusororo tukahahinga imbwija amarimba agahagarara urumva ko aho yagendaga abasebwugugu gushaka kumenyekana cyane ashobora kuba yarasengeraga abantu bagakira ariko kubyamamaza aragira ngo akurure isi yose aho rero niho RGB yazi ariko RGB nkakomeza kwigaya ntabwo yabitubwiye yego ntabwo yabitubwiye naraye mpuye kwa gatandatu yego kwa gatandatu nimugoroba nahuye n'umugabo twakoranye w'umurokore twakoranye ari umurokore pe yego umugabo mwiza muremure wakiniye ikipe y'igihugu ya basket itari yo mu Rwanda amaze imyaka irenga 30 ari umurokore yagiye muri pension ku myaka nka 55 cyangwa 58 aracyari umusore pe nk'umusportif kwa ko nenzi ko ari umurokore navugaga nti ubwo baguhaye pension mbere ni ukugira ngo ujye gukorera Imana ube pasteur we bishop icyo kintu cya mbere namubajije duhuye yarimo genda n'amaguru kuba aracyari sportif yaravuye Kimisange n'amaguru atashye ku Gisozi ancaho hano kabisa ndaramugagaye turagana ndavuga ni gose unarinzi kuri nka bishop akavuyo kari mu madini wowe urumva no muri sansiye muri Psychopeda yabaye directeur w'amashuri wow donc afite ubwenge afite imbaraga afite imyaka ibimwemerera ndamaza kuki utaraba pasteur ngo biriya ngo numuhamagaro ngo Imana ngo Imana iyo uyisenga byanyabyo muravugana kandi kigusabye ntukiyima iyo bikubwiye iyo bikuvugiye mikavuga ngo genda ubu mushumba w'intama zanjye hanaha urabanza ukagira ubwoba Imana ikakubwira ngo nzabukumara nzakuba hafi ariko ababibyiganira babihurumbira ntabwo ari yiba yabahamagaye niko yasubije n'umusibe ejo yego niko yasubije amba urugero rw'umuntu ugeze kuyobora ADPR ariko abantu batamushaka hari abandi babihurumbira bamuvanaho mu manzaganya arabyakira atanga ubutegetsi parike ngo ubungubu ashobora kuba yaranagiye hanze avuga ati iby'Imana ntawe ubibyiganira yari ibyawe ubu nanjye isaha n'isaha yamvugiramo ukabona mitse urahamagawe urumva niko yansubije so rero mu madini muri kino gihe Sawuli ntiyahindutse Paulo yego mu madini ya kino gihe rero hahandi wumva umuntu ariyita bishop atazi no kwandika izina rye ari kurwana na titre ararwana na titre kurusha kurwana no gukiranuka no kwera imbuto nzima numvisha ibindi biganiro
bivugamo abagendaga baterana amada mu byumba by'amasengesho no mu nsengero cyangwa bagasambanya abakristukazi. Urumva umuntu usambanya umukristu waje amugana ntabwo ari kimwe n'usambanya umuseriveri. Sibyo se? Seriveri yarizanye yaje mu kazi kandi mufite uko mubipanga kugira ngo mugere kuri iyo ngingo. Ariko waje aje ngo umusengera kire ukamushyira mu cyumba cy'amasengesho ukabanza ugakirika uzabazwa byinshi. Walahi urabirahiye kabisa cyangwa uzabibazwa pe. ni koma ntabwo warucika. Ibyo hari ababyemerewe bitwa babandi bitwa bitabo mu isi. Yego. Ngo nibwo buzima bibero. Ejo bajya mu mijyi ujyanywe n'iki? None kuri wisi 40 se matimba wabushaka yiki? Kumukoni se wabushaka yiki? Warakize ntago sinsebye amakaritsiye y'abandi ariko kumukoni ngo ni ku gihe cyacu. Donc hari abantu bari tayari gukora iby'Imana idakunda. Ariko babiri tayari babibamo babyakiriye rimwe hari nabo bitunga bakabikuramo amaramuko. Ariko wowe wavuze ko ushaka guha umurongo abantu ukabashyira mu murongo w'iby'Imana ikunda, none wowe akaba ari wowe basubiza mu byo yanga, izakubaza double. Dore nibyo abantu bajya bavuga ko ijuru ngo umunsi ryabonetse hari abazatungurwa no ko aribo barigiyemo, hari n'abazatungurwa no kuburamo bakanaka, hari n'abazatungurwa no kubona baribuze. Yego, ibyo nibyo. Ibi bisaba kwitondera. Niyo mpamvu nabwiraga uyu mugabo ngo se ko wowe unasobanukiwe wagerageje atereka dati bari abantu baba baje hari abaza bazanywe na byinshi. Yego. Mu gusoza ikindi kintu kugira ngo idosiye ya Julienne n'ingari. Yego. Kandi abantu bakomezaga bambaza ngo sinayivuze ariko nge nayivuzeho ku itariki 10. Icyongera kikayigira ngari ari nabyo Sadate yanditse avuga ati kuki umuntu afungirwa abantu bakishima akomoza ku bijyanye n'amahari n'amashyari. Yego. Ese kuzuza arena byashimishije bande bibabaza bande cyane cyane abo bakora umwuga umwe. Naratunguwe cyane abantu b'Imana bakabaye bafasha societe kwiyubaka, bakabaye bafasha minu bumwe muri gahunda yashyiriweho minisiteri yaje tuyishaka, nkasanga bari babeze naho ntawo bataniye nabafata ku mavuta. Nese iyo umuntu yisunda umugande undi akamwita umunyamarawi undi akamwita umunyabujumbura, ubwo ubugira ngo haburi iki usibye kwihisha mu rusengero ari hanze. Dr. Bizimana yagira akazi kenshi. Hari ibiganiro byabaye. Yego. Nka 4. 2 byo mu ibanga na 2 byo mu ruhame. Yego. Ikiganiro cya mbere mu ibanga nuko umuvugabutumwa kazi wari uziranye na Julienne. No, yaraziranye na muramu wa Julienne. Yego. Ubwo ni mukuru w'umugabo. Yarazanye na mukuru w'umugabo wa Julienne. Uwo mukuru w'umugabo we nawe numvise ikindi kiganiro bivuga ko ngo yabonye divorce, ngo yarazanye umwana yabyaye hanze agashyira mu rugo, ngo yaragiraga gute ngo hari ibyo yakoranaga n'abakristukazi be. Yego. Nta mazina mvuga. Muramu wa Julienne yaje no kurongora nyuma. Muramu wa Julienne yari Romariya. Yaraziranye n'uyu muvugabutumwa kazi. Yego. Noneho uyu muvugabutumwa kazi ahuye na Julienne aramubwira ati se oya niba yarabivugiye mu bantu yarabibwiye Julienne gusa yaravuze ngo uyu mutoto wa Bujumbura umwana w'ibujumbura ushakanye n'uriya mugande utanashinga. Ibyo byabereye mu ruhame byavuzwe na Apotre Mignone. Yego. Oya buretse utamvangira. Yego. Nahereye ku kiganiro cyabaye mu ibanga. Yego. Abibwira Julienne ntabwo hari mu ruhame. Yego. Icyo ni kimwe. Navuze ko ari 4 gikurikira. Navuze 4, 2 byo mu ibanga na 2 byo hanze. Yego. Ibyo hanze rero nibyo bikomeye cyane bikomereye na Bizimana. Aramubwira ati aravuga ati umugande udashinga umukobwa uvuye Bujumbura biti. Ubwo bishatse kuvuga iki? Abasesengura barabyumva. Yego. Bishatse kuvuga ko
umuntu wavuye i Bujumbura atabana n'uwavuye i Bugande adafite amafaranga kudashinga sicyo bivuga cyane kambivuge ariko ntibongere kuvuga amazina ngenda yivugira yo nshaka nta kibazo ntuzabikate nawe nuko icyo ni kimwe arangije ikindi kiganiro cyo mu ibanga yego bavara wamuvuze ngo ni minyoni yego nayo bakora bakora bimwe yego rwose bakora umwuga umwe wo gusenga Julienne aragenda bikoza umugabo mu ibanga muri salo cyangwa mu cyumba yego ariko uziko minyoni yambwiye umukobwa w'ibujumbura umukobwa w'ibujumbura azashokana gute n'umuganda udashinga cyane wabyumvise bivuye kuri minyone na Julienne bigeze kuri Julienne n'umugabo yego byose biracyari mu ibanga minyone na Julienne nk'inshuti baziranye Julienne n'umugabo nk'abantu bashakanye ibyo tuganira n'abagore bacu ibyo tuganira nk'abantu dukorana ikiganiro turi gutamira ibatsinda ariko ninjya kuri mikoro ngo Charasi ngo Charasi yambwiye ko rashatse umugore ufite inyinya look ubwo byatangiye kuba birebire noneho ibijya kuri kamera biratangiye sasa yego sinzi icyabanjirije ikindi yego ariko byombi ndabivuga kuko ndi guha akazi minu bumwe ntabwo akazi ka minu bumwe tugashakira iyo kadaka urabyumva nta nubwo tugashakira karahari yego naha karahari hanyuma minyoni ati Imana imbabarire rwose nagize gutya mbonye Julienne ambwiye ko yashatse umugabo wavuye i Bugande ati ni murumuna wa ntuza wa wundi twavugaga yego ati mitamubwira ngo umukobwa w'ibujumbura ni gute yashobokana n'uriya Mugande utanashinga yego abishyize mu ruhame Dr. Bizimana wumvise aho akazi kari hanyuma icyabanje sinzi cyari cyo none na wa mugabo nawe wa Julienne wewe waherutse muri abanyarwanda bana yanjye umugabo wa Julienne nawe ati madamu rero yigeze gutembera ahura n'umuntu wo muri Malawi yego bya bindi nkubwiye ko tutagomba kuvuga abazina ararihishe ahisha umuntu avuga ko ari uwo muri Malawi ariko simvuze ko yahishe niwe uzi icyo yashakaga kuvuga ariko ashobora no kumwihimura ati yanyise Umugande umugore wanjye amwita umunyabujumbura nanjye reka mwita uwa Malawi mwohereze nacyo ni ikindi why not umugabo najya mu ruhame umuntu madamu ahura n'umuntu w'umunyamarawi aramubwira ngo ariko se umunyamarawi yazabagane n'abanyabujumbura nk'umunyamarawi ahita avuga ngo ariko se koko ngo madamu ngo rwose washakanye ngo umwana w'ibujumbura washakanye n'uriya Mugande udashinga ngo bakristo bavandimwe ngo murabona tudashingara nicyo yavuze yego avuga ati twageze aho turashinga nicyo yashakaga ibaze sosiyete yirirwa ivuga iby'Imana ariko mu mitwe Bujumbura Umugande Malawi gushinga iyo communication irimo akazi ka minu bumwe irimo akazi ibi bintu biheruka kandi byanavuzwe n'imbonera za benshi nyine sinakubwiye si ibyo bakora ibi bintu biheruka kera turi Butare imbere ya Domiri cyane cyane 967 hari ibintu washoboraga gupfa kwihanganira hari abantu bavuye hanze batari bazi gutandukanya abo mu Rwanda bakabita uko bashobora ko yamwita akamwita harimo ari umugabo umwe ndavuga hano aranahari kandi akurikira ibiganiro byanjye hano naramubonye yageze kwandika commentaire yego tugeze no gukora umwuga umwe Ibutare yigeze kudepasa urabona habaga twakoraga umurongo tugiye kurya saa sita yego na nimugoroba noneho aradepasa kubera wenda stress ikizami ibintu nk'ibyo aca ku bandi undi muntu wavuye hanze aramubwira ngo
ngo niko interahamwe mwabaye. Umutipe bise interahamwe zamukozeho, yararakaye amera nk'inyamaswa, ati nkwereke uko ingwingi, nkwereke uko emaye, nkatangira kumurya inzara birakomera, ngira ngo umutipe byanamuviriyemo guhagarika kwiga. Ntabwo yarangirije i Butare, yarangirije ahandi. Iyo yari periode abantu donc bivugira ibyo bashaka, abantu bakitana aba Dubai, aba GP, abaganda, abasajya, byinshi, abasope. Rero hari umuntu utarabagaze gutandukanya abasope. Yego. Iyo periode twayibayemo n'umuntu kabaye mubwira ukumva nta cyo bimubwiye, cyane cyane ko n'abantu icyo gihe bari bakivuga indimi zaho bavuye. Abanyabujumbura bivugira igiswahili n'ikirundi, bavuye Kongo bivugira iringara n'agaswahili gake n'igifaransa cyiza, abagande bakivuga urugande yamaye cikati ugenze wa simanyi gendaga twajya kureba umupira ngo harya wuhagiriye. Nari hafi icyumba cyanjye cyari hafi ya koridoro icamo abantu bagiye muri Odi, kagenda ngo ngenda hagira Bayani. Ubwo yavuga ko agiye gufana ntabwo twari tuzi byari byo. Iyo periode yarumvikanaga, so abantu kwita abandi byarashobokaga. Ariko aha hantu tugeze nibi bintu, ayo ma conversation ane nkuhaye, niba yarabaye nyuma ya 2010 cyaba ari ikibazo, nuko mbibona. Abiri yo mwibanga, nabiri yagiye kubishyira ahagaragara, kubishyira ahagaragara byari bifite izihe nyuma. Ngo busa ntidushingara, wavuze uti twarakize. Icya kabiri, ese aba bantu baba muri iriya industry babika inzika bene ako kageni. Abantu bakora muri iriya industry, ahantu abandi bantu bagenda babagana babashakaho agakiza, bigira abahuza babo n'Imana, bakaba bakibika inzika ngo yigeze kunyita iki. Nyewe mukabari nkubonye warigeze kunyita ikintu cyangwa warigeze kunduka nabigucyurira, ariko abangaba nabi Imana ntago bakabaye bajya mu nyuro. Bajya mu nyuro ngo umunyamara yabwiye umugore wanjye ngo ko ashatse umuganda udashinga, ngo ubundi ndushinga. Bya bintu Sadate yavuze by'ubutindi mu mutwe, utabasha kubabarira umuntu wakuvuze gutyo, uwakwambuye bitanu uzababarira. Hanyuma se niba yarabimubwiye bucece, kuki bivugira kuri kamera? Arigiye kuvuga nti imbuto z'umwuka wera nkuko bigisha kubabarira mu mbuto ya mbere. No, ikintu cya mbere buriya nyine utazi irengero ry'amagambo agira ngo umuyaga nigaju. Uwo ni umugari wa Kinyarwanda. Utazi irengero ry'amagambo agira ngo umuyaga nigaju. Ibintu muri communication, abagore babiri barahuye basanzwe baziranye, ushobora gusanga imiryango yabo iziranye cyangwa barabanye bakora n'imirimo imwe. Mwumva ati kuki washatse umuganda udashinga, cyagomba kurangiriraho. Ariko nanone dukurikije uko tubana n'abagore bacu abo twashakanye, ni bike y'umuhisha kugenda nahuye n'akadaka uzi ko nahise ambwira umukobwa wa Bujumbura ushaka umuganda udashinga gute. Izo conversation zabaye hanze ya mikoro na kamera zari zihagije. Iyo umwana arakarati kuki banyise umuganda udashinga, nawe ari kujya gushaka umugabo wa wundi wabivuze ati kuki madamu wawe yanyise umugande udashinga, ko ndi umunyarwanda ntimumbona, simvuga ikinyarwanda. Kandi byose babivugaga mu Kinyarwanda. Ati ndi umunyarwanda nk'abandi, mvuga ikinyarwanda, kandi nubwo ntashinga zagera aho nshinge, bikarangirira. Ariko birangije umwe asaba imbabazi, wowe namwumva uriya wavuze ati Imana imbabari, yagashyizeho minyone, yagashyize ati Imana imbabarire, naravuze ngo umukobwa w'Ibujumbura ni gute ushaka umuganda udashinga, abisabira imbabazi. None abandi nabo barongera bajya kuyindi kamera ngo umunyamara we. Ubwo umunyamara ni wa wundi ni minyone, n'est-ce pas?
we bamushyize kure cyane. Naba ni Burundi tuvuga ururimi rumwe, Abaganda Malawi. Umunyamalawi yabwiye madamu ngo ni gute ushaka umugande udashinga. Ubu ntimureba ko dushinga. Aba bantu ntago mbazi. Ariko pratikoma nk'iyo discours imaze iki? Irafasha icyo abubwira, irafasha iki? Nukuzura kaboze, nukongera kutugarura muri bya bindi twibonagamo, umurundi, umugande, kandi twese turi abanyarwanda. Aho rero ni mvuga igira ko minu bumwe ifitemo akazi. Niba bishobora no kuvugirwa mu nsengero bikavuga n'abantu bo kuri ya rwego, bibarimo. Nuko basenga. Bagiye hanze mukajya mwirwa mukubitana ibigingi mu bindi bintu bisanzwe, mu mutwe yagumana bya bindi cyangwa n'ubu birimo kubitangaza. Rero ni ikibazo. Iyi dose rero nyisoza naho mu bintu byayizambije, nahereye aho hose mu bitangaza, mu biki kuzuza stade, mu biki, ariko naka ngaka ntago kari kure. Ese iyo ubwiye se bana we ambabarire, iyo ubwiye umuntu ngo yashatse wa wundi wavuze ngo yashatse mu diaspora w'umukecuru, biba bishatse kuvuga ko wowe utamushaka, biba bishatse kuvuga ko we yashatse utari wa wundi avuga. We ntabwo yashatse umuganda udashinga. Iyo miryango yombi ibanyite muri rusange, usibye ibyo tubona hanze abantu bagira, ubwo babanye bate? Couple y'umugande n'umurundi n'uwo bita umwana w'ibujumbura n'umuganda udashinga, na couple y'umunyamalawi washatse utari umugande kandi ushinga, zabana ziti banyarwanda. Aha niho mvuga ko donc dossier ya Julienne urumva yazamuye byinshi, ariko nibiyiri inyuma nabyo ni byinshi. Abadukurikiye wambwira ko aba bantu bakundana kuri kamera, mu gihe ngewe n'uwanyimye ideni ry'icupa ntamuvuga. None se barigisha iki? Ibusa abana babakomokaho, abumwe bazi ko bavuga ku mugande udashinga, abundi bazi ko abandi bavuka ku munyamalawi kazi, kandi bakora umwuga umwe, bavuga ururimi rumwe. Unyumvire. Ejo rero bati ibintu umwe akazi akazi mujye mu kijote, mujye ari kuva muri gereza, mujye mu mashuri, mu nsengero bahibagirwa, kandi wumva kariyo. Urumva? Aha rero niho dosiye ibera nini. Sintinye no kuvuga ko hari abashyira mu majwi uyu wabwiye Julienne gutyo uracyogeretse, barimo baravuga ko hari abavuga ko Julienne yashakaga kumurya inamba, cyangwa yamutwariraga bitwa guki haryo abayoboke, cyangwa se yumvaga kumurusha. Usibye ko RGB ntabwo ikorera mu kwaha kuyo, yego, ariko ibyo ntabwo mbihamya, cyane ko ntabwo RGB ikorera mu kwaha kuyo, kugira tubyoroshye, ariko karimo. So muri make nta nubwo kandekera saa 8 zageze. Ndekera saa 8 zageze, ibindi tuzabivuga ibyo kwa Yezu nyine muwe, tuzongera tubishakira umwanya, tubihuze na Kibeho, tubihuze n'ibihombo, tubihuze n'ibindi bihombo. Ariko dossier ya Mignone I'm sorry, ya Julienne Kabanda nukunyivuze nyuma y'iminsi 9. Abankurikiye babyumve, reference ni nyinshi, ibiganiro byagiye bica henshi, yatanze akazi, ariko ngewe ubwo birahagije. Kuva ku itariki 10 oya, hari ahandi nabaye nk'ubikomozaho babimbarije, ariko mo gakeya ubu nongeye
kandi birahagije. Icyo nari nakoze ku itariki 10 umusanzu wanjye wari uriye mu minsi 9 yari ishize n'abandi bagendaga bongeraho. Nanjye ubu nibwo bivuze ko nanjye nabonye n'ibindi icyo gihe ariko ku itariki 10 itangazo rigisohoka ahise mbivugaho. So rero arimo akazi kagari ku buryo ushobora no gusanga n'ibindi abantu bagomba kwitegura, hagiye havumbukamo ibindi bavuga kuri uwo muramu we bavuga so rero ikiriho nuko ikindi nari navuze ku itariki 10 mbabazwa no kuba bamuhagarikiye byose kandi bavuga ko ikosa ari rimwe ry'ibyo atari yemerewe, aho kugira bamubwire ngo ibyo utemerewe bireke. Uriya mudamu yigishaga ibintu andi madini adakora, rimwe na rimwe n'inzego za leta zidakora. Kwigishanya kuvura ihungabana, imibanire y'ingo, indyo yuzuye, gutera igiti cy'imbuto ziribwa. Ndabyibuka iyo gihe dusoje umuganda yaravuze ngo igiti kigirira akamaro nyiracyo na sosiyete muri rusange. Umwuka w'igiti ntabwo ujya kuri nyiri ukugitera gusa, icyo ni kimwe. Nyiri ukugitera izuba rishobora kuba ryinshi akagihumbamo izuba. Igiti cy'imbuto iyo gikuze nyiri ukugitera agaha abana imbuto ntibarwara bwaki. Igiti cy'urubuto iyo gishaje uragitema ukagicana cyangwa ukakibazamo urubaho. Mu madini yose nzi Julienne niwe wavuze iri jambo. Hari n'inzego za leta, hari n'abakora mu nzego za leta batabasha guforumira iyo speech y'akamaro k'igiti. Ubu twakabaye tubona ari Minisiteri y'Ibidukikije cyangwa Minagiri batambutse ubutumwa nk'ubwo kugira ngo buri rugo nibara rugira ibiti 3. Noneho Julienne we yagendaga mu mapepiniyeri akagura ibiti akajya gutera ku bigo by'amashuri. Yamikiye no ku idini rimwe na rimwe ya Katolike. Hanyuma warangiza ukamufungira byose ko musi cya kindi yakoze gisibye ibindi byiza yakoraga. Ubyimuriye hehe? Aha niho abantu benshi batekereza ngo hari ikindi kibiri inyuma kiremereye. Icya kabiri, hari ikindi namenye. Yaraherutse guhabwa igihembo n'akarere ka Gasabo nk'umufatanyabikorwa mwiza. Ni ukwivuguruza. RGB ikora mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera. Akarere ntuza Julienne akora mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera. Akarere ka Gasabo niko kahembye Julienne. Ni gute wambwira umuntu uherutse kuba guhabwa icyo gihembo nyuma y'amezi angahe ibyo yakoraga bifungwa kandi akarere karabirokonesheje? Ese RGB igeze ibaza akarere? Ibi tubihuze n'abantu mu bigo bimwe na bimwe cyane cyane iby'amashuri cyangwa se no mu bigo bya leta. Umukozi ukamugira indashyikirwa ku munsi w'abakozi uriya twizihije ku ya mbere, ukamuhemba nk'umukozi w'indashyikirwa, ukamuha laptop, ukamuha sheke, bakamubyinira amafoto agafatwa. Nyuma y'amezi 3 mutation disciplinaire. Yari Nyagatare umuhereje Rusizi, yari Rubavu umuhaye Kirehe. Urivuguruje. Nibi bintu ari byo, niba Julienne yarahawe igihembo nk'umufatanyabikorwa mwiza w'akarere ka Gasabo, ubu gaca gafungirwa, harimo kuvuguruzanya hagati ya RGB n'akarere ka Gasabo. Akarere ka Gasabo se ko responsibility zako umuntu bagejeje kuri urwo rwego ntiwakabaye unamudefanda? Mu mwihanganire nahagarike bimwe, ariko ibyo yadufashagamo twamuhembeye nabikomeze. Ntabwo ari byo biri kuba kuri Julienne Kabanda. So rero okay, erezo make natinze kubivuga naho mpagaze. Nzongera kubivugaho nka nyuma y'ibyumweru 2. Ariko naho mpagaze uyu mudamu nubwo yakora amakosa
nubwo yakwakira ibitangaza, yavuga ubuhamya butuzuye, nubwo yakwakira ibitangaza bitemewe, nubwo yakwinjiza amafaranga adasobanutse, nubwo donke, ariko hari ibyo yakoraga abandi badakora. Nta dini ndumva ryigisha gutera igiti. Wapi ukanabishyira mu bikorwa ukabiha imbaraga. Ubundi na rema na minisiteri y'ibidukikije bakabaye bamuhemba kugura ibiti ugapakira hirigisi. Icyo gihe bazipakiye tureba zijyana gutera ku misozi no mu bigo by'amashuri. Ngaho reba ikibaye nyuma y'amezi atagera muri 6. Mwakoze cyane.